twababwiye ko 70 birenga by'abanyarwanda bigizwe n'urubyiruko. Ngo no kuvuga ngo hagati y'imyaka 20 kuva kuri 18 tukatuzamuke tugere kuri 30 nubwo mbere hari 30 n'imyaka 35. Ariko abantu bajya bibaza iyo myaka niba ariyo y'imyaka wakabaye ukoreramo amafaranga ugatera imbere kugira ngo ku myaka 40 myaka 50 umaze kuba stable. Ariko twese twibaza ibi bintu byakorwa gute. Uyu munsi nazanye umuntu ukunda kuvuga ku bintu bya finances kugira ngo dusobanurire neza ibintu bifatika. Uyu munsi burabize ko nyema mbabariza ndamubaza ibibazo byose bishoboka. Mbere yuko nkomeza reka bibwire. Murakoze cyane, nitwa George Haguma. Nize finance kandi nkunda finance. Niyo ngize amahirwe mbona uwo tuganira kuri finance. Finance ubundi na amafaranga. Ariko burya amafaranga ari mu byiciro byinshi. Hari inote nazo zifite denominations nyinshi zitandukanye. Hakaba ibiceri. Kera habagaho ibyo bita travelers check. Iyo tuvuga amafaranga burya na contract igamije kuzazana amafaranga burya nayo ari form y'amafaranga. Ubu uyu munsi mu iterambere isi igezemo, ubu dufite na za visa cards. Hari ziri debit, hari ziri credit. Noneho tukagira noneho n'ahantu henshi dufatira amafaranga. Donc n'amafaranga no muri finance hajemo iterambere. Niyo mpamvu rero mvuze ko finance ari amafaranga, ntihagire unyumvamo ko nshaka kuvuga ko nyafite. Ngo bihuze no kunavuze ko nkunda finance, ngo bihuze no ko mfite amafaranga. Ariko nayo shaka kuba afite bishobora yego amafaranga iyo ryarenze rimwe yitwa amafaranga. Yego. Icyo nshaka bwanga no kugira ngo hatagira unyitiranya kuba yenda nagira za miliyari kandi mfite 5,000 byonyine. Ako tugiye kuvuga ku mahame. Yego. Ndiko baza ko finance ryago igega ubukungu. Uburyo ubukungu bukora. Uburyo ubukungu bukora. Yego. Kuko ushobora kugira ibikorwa ugambiriye gukora, waba udafite amafaranga yo kubikora, bikarangira ibyo watekerezaga byose bigumye mu ndoto. Iyo bigumye mu ndoto nyine ntahuva ntahugera. Ntahuva ntahugera. Finance rero buriya finance ishobora kuri itangira irebwa ku rwego rw'umuntu. Noneho bikagera no ku ma business, bikagera no ku bihugu. Ntabwo ari je nyine ukunda finance, nta buri muntu wese akunda finance. Yakaba yayikunda. Oya arayikunda. Arayikunda, ahubwo uburyo bwe dushobora gukoresha kugira ngo tuyibone, tubona ayo mafaranga nibwo budutandukanye. Ayo mafaranga rero iyo myaka niyo imyaka umuntu afite imbaraga z'umubiri, afite ubushake, afite koko mbega niyo piki y'umuntu yakabaye ashakiramo amafaranga. Ariko twese turibaza, abantu benshi banyandikira bavuga ngo twabuze icyo dukora, twabuze n'abayafite amafaranga binjiza nago bazi uburyo bayajera kugira ngo bayabyaze umusaruro ushobora kubazanira ya stability twifuza umuntu amaze kugera mu myaka yigiye imbere. Wowe ubyumva ute George? Ni ibintu biruhanyije cyane. Yego. Kuko utangira ikiganiro bavuze ko 70% by'abanyarwanda ushobora kuba bigiye no kurenga muri no misi. Ko bari hagati y'imyaka 25
na 35 ndetse unantumira warambajije ngo ni iyihe nama wari kuba wakwigira ku myaka yawe 25 ni iyihe nama wagira wowe wa kera ku myaka 25 uwo jyewe wa kera w'imyaka 25 mu gihe cyanjye atandukanye cyane n'ubu ngubu atandukanye n'uyu munsi kubera ko ese batandukaniye iki hehe environment ziratandukanye gatandukana kuri environment yego ngiye ku myaka 25 nari hehese nari nyirimo kwishakisha ariko kimwe n'abandi banyarwanda twari turimo gushaka igihugu ku myaka 25 kuko nari ntarabona igihugu cy'u Rwanda cyitwa icyanjye nyuma rero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igihugu cyahuye na hadozi zikomeye cyane nshimira yuko uyu munsi igihugu gihagaze neza urumva rero jyewe wo mu myaka 25 cyangwa 30 ningahe ishize ntandukanye n'ufite imyaka 25 uyu munsi environment ziratandukanye ninde ufite amahirwe kurusha ufite amahirwe n'uyu munsi uyu munsi ufite imyaka 25 yubakiwe umusingi ukomeye cyane ese ku rubyiruko ungendaza kubaza nk'aho ndi babantu bandeba kuko nago bashoboye bose kuza muri studio mu cyimbo cyabo ubongeye kukubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo tubyumve twese tubyumviremo ese abantu ko bavuga ngo u Rwanda rw'uyu munsi ni amahirwe ahari nta mahirwe ahari njyewe ibyo bambwira bakavuga ngo akazi ntago kaboneka bakavuga ngo amafaranga kubera ukuntu agenda atagaciro bitewe na inflation biragoranye cyane kugira ngo n'aya mafaranga baguhemba uzagira ikintu yakoresha wowe ukaba urimo kumbwira ngo u Rwanda rw'uyu munsi umuntu wese afite amahirwe ubishingiye ku kiyo ndabiguha muri ubu buryo tubanze twumvikane ku ihame ko abantu badashobora kunganya amafaranga ego twumvikane ku ihame ry'uko abantu bose badashobora kugira ubushobozi bungana bwo gushaka amafaranga ego n'amikoro yabo ntashobora guhwana sibyo yego kuri uyu munsi kuvuga ngo nta mahirwe ahari ntabwo nzi ukwizerwa kw'ibipimo bashobora kuba bakoresha kubera yuko ntazi icyo bagenderaho bavuga ibyo hari uwo waravuze ngo amafaranga agenda atagaciro ibyo ndabyemera ntibishobora guhinduka mfashe amafaranga nahembwaga mu 2008 icyo gihe hari uyahembwa uyu munsi kandi ntabwo agaciro kayo kangana mu 2008 ikibanza cyo kubakamo cyashoboraga kugura 800 miliyoni na 200 ariko kiri ahantu heza cyane za Kimironko hariya niko haguraga hano hakurya aho ngaho ruguru hariya mu Kagarama niko haguraga Mayiro nyumvire mu Kagarama ariko byagize gutya birashutinga kugera nko mu 2013 na 4 na 5 mu Kagarama harageze muri 15-20 mwumva byarahenze cyane yego icyo nahishatse kuvuga nuko amafaranga agira igihe cyayo ubu se wambaza uti icyo gihe na 400 yaraguraga ikibanza uyu munsi bikaba bidashoboka wibwira se ko biterwa nuko ari amafaranga yataye agaciro gusa oya harimo n'izindi mpamvu izihe mpamvu demand n'urugero kuko urumva twajyaga mu nama njyewe nkaba mfite imyumvire ya politike ya RPF nkababwira ibintu murimo ntabwo bishoboka dufite ikibazo cyo gucyura abantu
kuki mushaka ko dutanga impamvu bakahindukira bakamerera nabi bati wowe ugomba kuba hari n'ukuntu bumvikana director wa ke sociale kabishwa ko munitiranwa buriya abantu baratangaje aho kugira ngo bumve realite ahubwo bakajya kubishakira mu bundi bintu byarakomeye rero birazamuka ariko wibuka yuko ndimo gushaka kuvuga ku gaciro k'ubutaka icyo gihe n'uyu munsi birazamuka bigera no muri secretariat baratwakira still nabo baza kuza muri position mu ruhande nari mpagazemo babwira bati ntabwo aho kugira ngo dushyigikire yuko ke sociale baha amasezerano ba nyirayo bari mu buhunzi mugende mujye mu mujyi wa Kigali perefe abashakira igisubizo kubera yuko ubu tugeze mu rwego rwa TTP nibwo babyitaga niba ari temporary sinibuka amagambo arambuye ariko byari ibintu byo gutura by'agateganyo umujyi wa Kigali ukayidentifyinga ahantu bakahatuza abantu donc abantu bagatangira umuntu akaba yakubakamo bijyanye n'ubushobozi bwe bw'ako kanya ariko abizi neza yuko igihe nikigera mikoro ashobora kuboneka azubaka bikurikije iby'umujyi wa Kigali noneho ndimo nzamuka hariya ku iposita aho iposita yahoze nkura n'umugabo aruhukira mu mahoro yitwaga Freddy ko mwihuta ndamubwira nakerewe ndimo ndajya mu nama mu mujyi arambwira ati se mugiye gukora iki ndamubwira nti tugiye yo kubara abantu bagiye kujya kuduha ubutaka atereka nkubwire tukwikije kuvunika ngo nowe tugende nje kuguha ubutaka umva agaciro k'ubutaka icyo ngo tugende nguha ubutaka ngwino tugende nje kuguha ubutaka turagenda amubutaka bunini cyane hehe ahangaha munsi ahangaha utambutse nka Niboyi yego Fionerega ibintu byarahindutse ngo biragoye no kugira ngo umuntu abe yamenya umenye ariko yongereranyije ni munsi y'aka gashuri ka primaire ka Saint Joseph ngira ngo hari intoke turagenda rahanyereka reka twarahatuye kera cyane naho icyo gihe 2012 nabwo hari intoki byari bite noneho reka ntware y'umudamu kuko ni ukuri sinkubeshya ikibazo cyo gutuza umuryango cyari kindemerereye cyane cyane ariko ubwo ariko turi mu wuhe mwaka ari nko mu 2001 no hari nko muri 1997 98 yego noneho ubwo jewe ngenda nzi ngo nibura numvaga nshobora kuba nakubaka clôture nkafatira kuri clôture nkaba nashakamo aho kuryama kuko amafaranga ya sociale yazamukaga buri munsi nari ngiye gusara so now umugore ndamutwaye ngiye kumwereka muri rwa rutoki arabireba reaction yagize ntabwo nayishimiye kuri ako kanya ariko noneho ndakubwira impamvu yabimuteye yego arambwira ati no ati ndahabonye ndabishimye ariko hubake nurangiza kuko nahisemo na plan mubwira n'ubushobozi mfite uko bungana n'ikibyo kuri gihe ndareba uburyo bwo gukemura ikibazo kimbangamiye kinzonze izindi factors ntacyo zari zimbwiye kandi buryo umuryango ni wa babiri ntabwo ari umuntu nje nirebye ku ruhande rwanjye byari bimbangamiye bindemerereye cyane nshaka igisubizo kijyanye n'ibindemerereye nsa naho ibindi ntabyitayeho harambwira ati nta kibazo hubake plan yawe ndayumvise ariko washakira undi iryo jambo rirambabaza rero turahava nta mutwaye nari mfite imodoka ngenda nibaza kubera icyo mbwiye gutya ngenda mbyibaza
kubera yuko nje mu gukemura ikibazo nari mfite nibanze kubindeba nka George. Nshaka igisubizo ndakibura. Ambwira ariko mami buriya wambabaje. Tabajwe n'iki koko. Kambwira ngo nubake nshaka undi. kandi nshaka kugira ngo nkemure ikibazo kitureba twembe. Buriya rukwiye kumbwira ngo ntubake nshaka undi. Ati sa noneho buriya ko ushobora kuba wowe ubabajwe nuko nakubwiye gutyo. Ati nje nkubwiye ibyambabaje wabyumva ntiwaba ungiriye neza. Ati njyewe narebye hariya hantu mbona uradutwaye tujye kubapfira dushire kubera ukuntu nta muntu n'umwe wari uhari. Noneho kubw'ibyago twagiye n'imvura ihise. Noneho higaragaza uko hari koko. Nasefiyo turacyari ku kibazo amafaranga y'icyo gihe n'ubu ngubu. Umva nahereye ngubwira ngo 800 wongeragaho 400 ukaba wagura ikibanza. Yego sibyo. Noneho nguhaye n'urugero rwaho uwakimpaye ku buntu wumvise ntacyo wakimarisha. Yes, ku ruhande rwanjye in my own perspective mu ruhande rwanjye numvaga nshobora gukemura ikibazo cy'icumbi rye, ariko hehe se hano hameze gute? Reality nayo na madam ambwira ati no hari ahantu twahashirira imvura izagwa. Ibaze ibyo bintu byombi bihuze, uraza guhita ubonamo ko kuri uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariyo reality. Ntabwo ariyo reality. Icyo gihe ubutaka nta gaciro bwari bufite, sibyo? Uzabesheje agaciro ni perezida wa repubulika. Sinibuka umuganda aho wari wabereye. Tujya mu muganda abakozi ba leta twese. Nibwo yatubwiye ati ubutaka mufite nta kamaro bubamariye. Agomba kubibigisha. Ati jewe icyo ngiye gukora ngiye gushakisha uburyo ubutaka bwandikwa ku buryo niba ufite icyangombwa cy'ubutaka bwawe banki yaguha amafaranga ukagira icyo ukora. Mukumva ni ibintu bitabaho. Creating a demand in disguise. Creating a demand turaho erega Fiona n'ubungubu n'ubujiji bwari burenze urugero. Ubu rero umuntu uri muri kino kinyejana, iki kinyejana rero uyu munsi ahantu tugeze ya age bracket 25 na 35 nukuri bakwiye kuba thankful to the government, bagashimira abatuyobora, kubera yuko niba hari imbaraga bashyira mu gushaka no guhanga imirimo birahari pe. Buretse birahari. Ego. Ariko niba bikora bo babikorera ntacyo bibabwiye, bumva n'amakuru bakayumva igihushuka, bakayumva ntibayiteho kugira ngo bumve neza message irimo, ntacyo bizabamarira. Abazabyumva bizabagirira akamaro kanini cyane kuko bazabikuramo opportunities. Igihe cya none ndimo ndabivuga yuko bitandukanye na kiriya gihe. Ubu dufite ikoranabuhanga ryirukanka cyane, kandi aba bantu b'urubyiruko niba mvuga ngo niba thankful, nibashimire Imana yabahaye ubuyobozi bwiza bubitaho bukabategurira ibyiza muri iki gihugu. Abazibwira yuko buri umwe wese bazagenda bamugeraho ngo yewe ngo kanguka ngo ibi oya, ntabwo bizakunda. Ikoranabuhanga ririho uyu munsi, ikoranabuhanga ririho uyu munsi, uzambabarira uzashaka umwanya uganire n'abayobozi muri my ICT, babyumve ko nzabageraho vuba nk'abatumye. Ndabigusabye rwose, ndagutumye. Bazakubwira ibintu. Ubu ngubu hari abantu baba bafite narratives
ngo AI ngo izatwara imirimo y'abantu. Nubwo nshaje hari gakeya nzi. bivugeho. Ntabwo barimo kuzana, ntabwo harimo kuza AI mu gihugu. By the way, n'ejo bundi perezida wacu yatorewe n'umwe mu bazayobora global center for AI, ngira ngo uzabikurikirana. Narabibonye. Biriya biba bikwiye gutanga indicator y'icyerekezo u Rwanda rurimo. Ubu dutangiye kumva opportunity, iyo ni ya mbere. Yes. AI icyo nshaka kuyikubwiraho, Ministry ya ICT bazabikubwiraho ku buryo bwimbitse, kuko ejo bundi ahangaha hagiyeho n'ikigo gishinzwe AI mu Rwanda hano. Bazagusobanura data centers barimo bubaka. Urumva? Kuko data center, iyo bigeze kuri data center, hari aho nongera guhurira na data centers muri forex trading. Mu kiganiro cya kabiri turagavuga kuri forex trading, rero tube tubibitse ibyo. Ariko none icyo nshaka kukubwira ni iki? Artificial intelligence nta muntu izatwara akazi. Ahubwo uyizi azatwara akazi k'utayizi. Bisobanura iki? Artificial intelligence kuyizi mu byo akora iramufasha ikamwihutishiriza. Rero njyewe nyizi turi mu same industry dukompitinga, ufite advantage kundusha. nta nubwo tuzigera duhura. Na gake. None se bino barimo kuvuga bakavuga ngo hari companies zimaze gusezerera abantu benshi cyane bakazisimbuza ano ama AI agents. Ibyo byo wabivuga iki? Ujye byumva babivuga? Njye mbyumva babivuga. None se erega baba basigaranye bakeya kuri payroll, kandi batanga output, umusaruro batanga ari mwinshi cyane. Urumva? Bisobanura iki rero? Bisobanura yuko wa wundi yabaye redundant cyangwa bamusezereye. Urahuri muri none se mu mezi 2 ashize nigeze numva birimo bisakuza ngo mu bakozi ba leta ni bari mu mashuri ni bari hehe ngo barimo barabaka ngo certificate ya AI ngo biga ukwezi kumwe n'ibiki. Numva byasakuje ku maradiyo. In fact nanjye nari ntaribanda kuri AI, nanjye nari naramenya iki ishobora kumfasha. Urumva? Ibyo niko bimeze, ni nako bizahora. Ariko nta nubwo bikwiye gukomeza gutyo ku bantu bari bwumva ikiganiro turimo kuvugamo AI. Ubyumva niyihatire kumenya ngo AI ni nakaye kamaro ngewe yangirira. Ni gute nayiga, nibyo agomba kwibaza. Hari umuntu simukore publicity wayo ngo bikurakaze. Oya, ngewe nta kibazo. Yitwa nawe afite channel yitwa Teacher Sam. Sam ntabwo anzi. Sam simuzi. Iyo channel yitwa Teacher Sam kugira ngo baze kujya kwiga. Nanjye namubonye ari kumwe na Karine Jabo. Barimo bavuga ku bintu bya AI. Ntabwo byigeze bisaba ko mu telefone ngo mubaze. Ariko yasoje ku kintu gikomeye cyane. Yise prompt engineering. Nahise njya kuyishakisha. Burya kumenya gutegura prompt, kumenya gutegura ibyo baza AI, bijyana n'ubumenyi bwawe n'urwego rw'ubumenyi ufite mu byo ushaka gukora. Prompt engineering namwumvise abivuga, njya gukora ubushakashatsi, ndayibona noneho mu byo ntekereza byose ntangira kubitekereza mu rwego rwo gukoresha AI namaze gutegura ibyo ngomba kuyisaba. Ubundi narahuzagurikaga nkumva ngo bajya kuri Gemini, bajya kuri ChatGPT, ukajya ukabeka gucyanga cyane. Ibimwe kabiguha bipfuye, kumbe ibipfuye nibyo wayibajije. Kandi ibyo wayibajije bijyanye n'ubumenyi bwawe aho ugeze mu byo ukora. Niyo mpamvu nkubwira ngo uzi AI akaba afite ibyazi, akamenya gukoresha AI mu byazi, azunguka kurusha
ubikora manually ntabwo bizajyana. Niba rero nkubwire nti uzajya muri ICT ni ukuri oya ngewe ni ukuri bazanera iteka bemere bazi ni ukuri reka nkubwire bakwiye kuzakorohereza bakaza kuko bazaguha polisi, bazagusobanura polisi y'igihugu mu ikoranabuhanga bijyanye na AI kubera ko bafite ikigo cyarashinzwe kandi kiri under my ICT. Bazaguha insights zitandukanye nizo nshobora kuguha jewe. Ariko noneho ukurikira channel yawe ni ukuri nabyumve ngo niba igihugu cyaratangije program, niba igihugu cyerekeje mu ikoranabuhanga rya AI ry'ubwenge buhangano, namenye neza ko kubera kutabimenya kwe ko igihugu gishobora kuzagera kikabihagarika. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Tubwije ukuri. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Rero ni ukuvuga iki? Nufata iyo AI muri iki gitondo nahoze numva undi munyamakuru witwa Meki Kayiranga wa Bwiza, nta n'umuntu nkurikira cyane, arimo kuvuga ati ariko yavugaga ku bintu bya monetization. Wavuga ati hirya no hino ibihugu bikikije u Rwanda biri monetized. Ego niko kuri. Mutubwize ukuri, ikibazo ni ikihe? Kuko abazi imbuga nkoranyambaga bavuga yuko harimo uburyo bwo kubyaza amafaranga izi mbuga nkoranyambaga, kandi nanjye natangiye kuyaryaho. Koko se arimo? Oya arimo rwose. Niwumva ubwo ni uburyo bumwe rero. Ubundi buryo bwa kabiri ni mu kiganiro kiri bukurikireho nkwereka noneho ukuntu u Rwanda rurimo kwataka unemployment. Niba umva abanyamakuru icyo barimo kuvuga muri monetization y'izi mbuga nkoranyambaga bakabiborohereza, opportunities zirimo, ubwo urubyiruko nirwitegure batangire. Ubwo ugomba kumenya ni gute bavuga kuri kamera, ni gute wakumenya amenye. Ntabwo ari igihugu kizajya gushaka kanaka aho ari mu buriri ngo bumubwire ngo ngwino dore AI ngo bayikorera imbuga nkoranyambaga bazikoresha gutya na gutya. Iyo amenye ayo makuru yibanze nawe akora acukumbura ku buryo yakwishakisha akavuga ati se ubundi njyewe nabigenza gute, akabaza abagenzi be urungano rwe bakamubwira, bakamuha amakuru, bakamusangiza amakuru y'ukuntu bo babigenza, nawe akishakisha. Ubwo ni uburyo bumwe kandi ni bugari. Ubwo ni ubwa kabiri umaze kuvuga. Ubwo turacyari ku bwa mbere. Ubwa kabiri ndaza kukwereka nitugera mu kiganiro cya kabiri ukuntu forex nayo ari igisubizo kuri unemployment. Igihugu gihangayikishwe na employment y'abantu, ariko burya nyamara tugiye mu nyito n'urufatiro rwa employment ni ikintu kiri subjective. Ni ikintu kiri subjective kubera yuko uzasanga abantu batabivugaho kimwe. Umuntu akubwira ati unemployment ni ukutagira akazi. Yego. Undi akubwire, abandi bakubaze bati ubundi icyo wita akazi ni iki? Ugira gutya uhuriremo n'abantu bandi bakubwire ngo ikibazo cy'umushahara fatizo, kandi nyamara hari n'akana ko ushobora kuba ari mu murimo utajyanye na training career ye, nawe arabona amafaranga arayinjiza, ntabwo ari barwe muri babandi babyuka bicaye batagira akazi. Ariko niba akora akazi katajyanye n'ibyo yize, psychologically nawe yumva adafite akazi. Yego. So ibintu biri subjective bene nk'ibyo bitafite amahame runaka abihuza kugira ngo ube wakuramo ikintu mu buryo bumwe buri scientific. Buri umwe wese agenda azana contribution ye gutyo. Ariko to be honest, abanyamakuru icyo barimo bavuga na monetization y'imbuga nkoranyambaga
nkubwije ukuri uko babivugamo nawe urambwira uti namaze kuryaho ariko aho harimo ikibazo harimo igisubizo kuri unemployment. ejo bundi mu kiganiro gishize ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru gishize nabugiranye ikiganiro n'umuntu umwe ukora YouTube nawe witwa Coach Ali. Yaravuze yego igihugu gishobora kudufasha kuba monetization kuba monetized ariko n'igihe tutarabigeraho ibyo ngibyo hari uburyo butandukanye ushobora kubona amafaranga kandi ukoresheje izi nkoranyambuga arabubaha uburyo butandukanye. Ndi kwizera ko icyo kiganiro mwakirebye murimo kukireba kugira ngo ibyo bintu mubikore. Ariko cyano yawe n'ubwa mbere nyumvise jewe cyano yawe ntabwo nari nyizi ndayiguha rwose uze kuyimbwira nzajye nyireba uzajye uyireba tuzikoraho ibiganiro bitandukanye mu by'ukuri byo kugira ngo dufunguke mu mutwe tubonye amafaranga. Narakomeza murabona ukuntu nambaye ikanzu nziza turababwira ko amakanzu nk'aya ngaya ameze gutya mwayasanga kuri Bear Design hano mu mujyi bakorera muri ino nyubako ya nuza isoko rya Nyarugenge. Tuzaza gushiraho nomero kugira ngo mubashobore kuba bamwababwira ariko ndimo kukubwira George opportunity turazifite ariko tugiye kuvuga byonyine kuri nuza kuri social media career ya social media ahandi hantu twavuze kuntu abantu barimo kubona amafaranga atagira uko angana muri social media ariko urubyiruko nk'uko urimo kubivuga bari willing bafite ubushake ntabwo nabona ukuntu mbashinja kubugira cyangwa kutabugira ariko ibyo ni ibintu biri muri kamere y'umuntu. Ese Fiyo reka nkubaze umunyamakuru hari umunyamakuru ugeze kuba yinterviewinga His Excellency amaze utuntu twinshi donc twatubazo dutoya tugufi dushaka ibisubizo byihuse ndatoze za interview zihuta arangiza amubaza ngo niki kintu udashobora kuba udafite aramubwira ati nta makuru ubwabyo aho ngaho harimo isomo riremereye cyane. Niba His Excellency adashobora kubona nta makuru afite wowe uri iki gituma utagira amakuru kuba udafite amakuru? Shaka gukwiriye, shaka ajyanye n'ubuzima bwawe, shaka reba muri environment reba ibikuzungurutse umenye ngo nta muntu ufite inshingano zo kugutunga. Yenda ababyeyi bawe bashobora kugutunga, hari n'abatabafite, hari abatabafite se bazaba bandi, hari n'abashatse ababyeyi bawe badafite icyo bakikureba. Ibintu willingness warumbajije ni ikintu kinini cyane nacyo kiri subjective kuko abantu ngiye bajya bambaza bakambwira amaze amezi 9 kuri social media ibyo byose sindi mutoya ndi hejuru y'imyaka 35 ariko bakambaza bisaba iki kugira ngo ushobore kuza hano kuri social media ukure channel yawe ikure ariko ubone n'ibigutunga biturutse hariya. Nabibabwira bakavuga none ibyo bintu biva mute. Ngiye mu mezi 6 ya mbere kuri TikTok na Facebook nakoraga hagati ya video 3 n'esheshatu buri munsi nasibye. Nabyukaga saa 10 buri munsi kugira ngo ngire ibyo nanjye niga kugira ngo ngire icyo nanga. Barambonye ku mamoto ngiye riya mu byaro ngiye gushaka amakuru kuri moto imvura ikanyagira nkagenda guhura n'abantu nanazi urumva harimo na dangers ushobora guhura n'umuntu utameze neza ariko ibyo byose ni ukubera ko hari ikintu ngewe cyambere hari amakuru nashaka kugira ngo nsangize abandi. Ayo makuru yomaze kuyasangiza abandi isi kwini bikoze ihemba uwakoze cyane rwose. Wabibabwira akavuga ngo none singa ibindi bintu byose ubikora ryari nyine umuntu ari amara kumenya icyo akeneye n'icyerekezo ashaka kujyamo ibindi bisigaye ni ugushaka ibimufasha kujya mu rugendo ashaka kujyamo. Urumva aho rero willingness umuntu agomba kuyigira. Iyo ni kamerano rwose. Niba utanayifite ukaba uri mu gitanda ndebera mu gitanda yego ushakisha imbaraga zo kuvana mu gitanda cyane rwose ujye gushaka amakuru tubwizanyije ukuri yego utazabikora
kadufata urugero mu 2034 u Rwanda rushaka kuba rufite GDP per capita income y'ibihumbi 4 by'amadolari. Sibyo? Utazabikora ntiyibwire ko u Rwanda rutazabigeraho, kandi azababazwa nuko bafashe amafaranga kuko urumva tuvuye mu 2023 aho twari tugeze ku 145 gutyo, ni ukuvuga ngo byari miliyari 14 n'udusago dusagukaho dukeya, bagabanya n'abaturage miliyoni 14 bigatanga 1000 n'utwo nayo ngayo 45. Muri 2034 GDP per capita izaba ari miliyari 60. wagabanya n'abaturage batuye u Rwanda, tugereranyije ko zizaba zikiri miliyoni 14 byahita biba ibihumbi 4 buri muntu agomba kuba yinjiza buri munsi. Nibyo bakubarira per capita income, ni ukuvuga agaciro k'umuturage mu mafaranga. Babibara gute se? Bafata total output bakagabanya n'umubare w'abaturage igihugu gifite. Noneho total output igerwaho gute? Umusaruro mbumbe ugerwaho gute? Abari muri sector, muri service, abari muri manufacturing, abari mu bucukuzi za kariyeri, abacukura amabuye y'agaciro, abari mu kubaka. Noneho igituma nkubwira ko bizakunda ni ukubera yuko umukoresha wa mbere munini ni leta, kandi leta ni nayo ifite na investment projects nini cyane. Sibyo? Yego. Noneho ayo mafaranga igihugu ntabwo kizigera kibura amafaranga kizashora muri ibi bintu mu bikorwa remezo byacyo. Sibyo? Nukongeraho gusa kuri buri budget y'umwaka ya buri mwaka, nukongeraho 12%. Return ikaba hagati ya 7 n'9 kwijana kuri total GDP. Iyo trajectory uwo mujyo nicyo cyerekezo byo ntabwo bizahagarara, kubera ko igihugu cyo cyamaze gushyiramo, cyamaze kubitegurira neza. Uza urimo kutwumva ntagire icyo abikoraho ni hahandi 4,000 bizagerwaho nta n'ijana rye ririmo. Sibyo? Icyo nshaka kuvuga rero, abantu nibahindura imyumvire, abantu nibahindura imitekerereze, nibahindura imitekerereze n'imyumvire, bizabafungura igihe ukiri ku maso, babona opportunities zishobora kuba zihari. Nibazibona bazazifate batifatishije. Rwose bazazifate batifatishije. Nibihe bintu ubona birimo amahirwe cyane cyane ku rubyiruko? Uvuze ikoranabuhanga, ndumva tuyumvishije neza. Ni kihe kindi kintu wumva umuntu yatangiye kureba? Ibintu wambwiraga kare tuganira bijyanye na manufacturing, ubwo sinzi uburyo mu Kinyarwanda babyita. Sibyo? Ubundi urakoze no kubinyibutsa. Ego. Tubivugeho nabyo. Amahirwe arimo urubyiruko rwafataho nayahe? Iyo urebye nk'ubu ngubu igihugu cyacu dufite amahirwe kuba tuzi buri metero kare y'ubutaka bw'u Rwanda ikizakorerwaho. Uzakora ubushakashatsi muri Afurika nitwe twenyine tugira iyo gahunda. Ibindi bihugu byiberaho umwe aragura akubaka ibyo ashatse n'undi akagura. Twebwe niba ari ishuri aho rizajya harazwe, niba ari ibitaro aho bizajya harazwe. Urumva? Ari inzu yo guturamo, ari umuryango umwe wizajya harazwe. Ahagomba kujya imiryango irenze umwe mu kibanza kimwe birazwe. Sibyo? Ahagomba kujya inganda nini harazwe. Ahagomba kujya intoya n'iziciriritse harazwe. Ubundi rero iyo ibintu byose byamaze kubonerwa umujyo n'icyerekezo,
burya haba hakwiye kubaho kwigisha n'abantu kugira ngo bashakire isoko cyangwa se leba izajya muri izo sectors zose. Buri gihugu cyose urabona muri business muri finance habamo isomo rinakomera cyane bita financial modeling. Niba n'igihugu gishobora kumodelinga uko gishaka ibyacyo. Ni nayo mpamvu curriculum aho bigeze zakabaye zikora gutya, zakabaye zigendanisha n'icyerekezo cy'igihugu. Apana kuvuga ngo turiga ibintu biri universal, ngo uko mbyiga hano ngo niko n'Ubugande babyiga, ibyo wize muri za 40 ingahe nibyo bakiga, ngo tukarushanwa yuko kanaka ashobora gukuraminga akabiboroka mu mutwe, ejo bamuha ikizamaga kubita ari 100, rakubita 100 se ubona 100%, hanyuma bikoresha iki muri cya cyerekezo. Kanguha urugero ku gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa buriya igihugu cy'Abashinwa n'aba communiste. Yego. Nta kintu cy'umuntu kibaho keretse iyo umuntu yamaze kugera ku rwego rwa za miliyari z'amadolari nibwo bashobora kumwemerera. N'abaya Jack Ma tureba buriya Jack mushobora kugera ugasanga nk'icyicaro cye gikuru ni umutungo we bwite, kubera ko hari igipimo cy'amafaranga yagezeho. Ariko abandi basigaye my dear, abagomba kujya muri manufacturing bajyamo, kandi manufacturing y'ibintu byose. Uri bujye ku manufacturing amakaro ntabwo uri bumutware mu ishuri rimwe n'ujya ku manufacturing imodoka. Ntabwo uri bumutware, wenda uw'amakaro ushobora kumutwara n'uw'amasahane y'amadongo n'ibikombe by'amadongo, kuko byose bifitanye isano na ceramics, sibyo? Ariko se noneho bya bicuruzwa biri bikorerwe mu nganda ego biragera gute ku isoko? Biracuruzwa nande? Ubushinwa bwubatse ibintu byabo. Urugero naguha cyangwa narukubweho na kare, naho nabonye umwana w'umukobwa ari trend kwakira imizigo muri warehouse, amaso ayashyize ku munzani hariya, uzanye umuzigo ibicuruzwa avanye mu masoko, bamurangiye muri iyo warehouse, akaza amaso uko biterura, uko ashyiraho, uko apima na dekamita. Undi afite hana kandi undi afite ku ruhande hano afite calculator, uku kuboko kuri clavier ya machine ya computer, amaso ari ku munzani kugira ngo atibeshya kuri CBM. Kandi uko umushoferi atereka ku munzani niko apima gutya, niko yandika, kandi aracungana n'ibiro ariko abyandika mu mashini kugira ngo umushoferi ataza kumwandikisha ibiro nabi, kuko namwandikisha ibiro nabi akamwandikisha CBM nabi biraza kugira ingaruka, kuko konteneri irajyamo CBM 68 ntiri burenze toni 28. Natabireba neza ngo abyiteho biraza kugira ingaruka kuri CBM zijya muri konteneri, sibyo? Yego. Ibaza ibyo bintu, umuntu ari kuri calculator hano arimo arakanda imibare kuba ateranya atarebaho, muri we imibare igahitizamo, agahita ayandika muri computer, urumva, kandi amaso atayakuye ku munzani. Iyo training uburyo iri specialized urimo urabwumva? Urimo urabwumva? Ndabwumva. Urimo urabwumva? Ndabwumva. Uwo twari kumwe abireba naramubwiye nti nawe waje kwiga hano uzambwira ibi bintu ukuntu babyigisha. N'uyu munsi ntacyo aransubiza. Noneho fata iyo specialized training ukuntu iteye. Fata urundi rugero. Amafaranga yose nakubwiye ko ari abakomunisite. Amafaranga yose ni ay'igihugu. Tekereza Abashinwa bangana na miliyari 1 na miliyoni 400 guhaguruka bakajya gukora marketing y'ibintu bikorerwa iwabo. Ni abahanga cyane. Ikintu ushobora kukireba ukabona ibintu n'ibibiri ukabona birasa,
ariko components zibigize ntago zikomeye kimwe. Donc ahantu mbatinyira nuko bazi kumenya isoko, bakagira ibintu bijya muri Amerika cyane, hakagira ibijya muri Afurika bifite karite mbi. Ndumva nawe nigeze kugera mu isoko rimwe riri ni muri Gwanzu Foshan. Tugera muri furniture, turagenda turareba tugezeho tugera umushinwa arambwira ngo no don't go beyond this point. Namaze kubira iki ngo no here for Africa, Europe, America. Ugasanga ikintu kiza muri Afrika nikijya muri Amerika cyangwa Europe ntushobora kubitandukanya ku ishusho, sibyo? Kubera ko ishusho ni imwe, kuko mwese barashaka kuba attracting, ariko value y'ibyo batanze muri Amerika bafite standards bagenderaho bidashobora kujya biri munsi y'izo standards. Noneho akagira gute, ugasanga nk'ikintu kigura amayuwani ibihumbi 600, ikindi kimeze nkacyo kijya muri Amerika cyangwa kijya muri Europe kiragura amayuwani ibihumbi 35. nta hantu bihuriye. Noneho ahantu ibintu byabo bikomerera, ubucuruzi bwabo ahantu bukomerera, ntubabona abo bose baza abo ubona mu Rwanda. Wimagininge yuko ari nabo ubona Tanzania, ari nabo ubona Uganda, ari nabo ubona South Sudan, ari nabo. Itegeko ry'igihugu niriye, mwebwe mu manufacturing yego ni muhe aba distributors bose ku isi, mwebwe mu distributing ku rwego rw'isi, mumenye neza yuko bazaba hidden kugira ngo mushobore gukompitinga naho muri. Yego ayindi bahidene inganda. Yego ariko mumenye neza yuko kizira kikaziririzwa. Nta deni rizarara mu mahanga ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka uri murangira. Mwese mugomba kwa mwishyura amafaranga amadeni mwafashe muri uwo mwaka yose agomba kuba amaze kwishura, agomba kurara mu gihugu, sibyo? Noneho bakarangiza bakakwereka barangiza bakabwira inganda ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ngo kubera ko mwatanze amadeni. Yego itegeko nuko nta mafaranga agomba kurara hanze y'Ubushinwa ku itariki ya 30, ariko mugiremo uburyo bazajya babishyuramo namwe bikabe. Ariko biramuka ubonye hari aho bigeze ukabona birimo biranga, commercial banks ni za leta, mutanga amafaranga mu nganda ntizihagarare. Noneho ufata ikintu cyubakitse gutyo, wumve uri mu nganda, umuntu aho ariho hose arahembwa hakurikije ibyo akora n'umusaruro atanga. Nakubwiye urugero rwakira ibintu muri warehouse, sibyo? Warehouse nazikozemo, naziyoboye, ntabwo nta muntu numwe ni nayo mpamvu naba interested nkareba ibyo arimo akora, nuko partner nari nzi ibyo akora. Noneho ndebye nsanga arimo arabikora mu buryo budasanzwe. Turimo dukomeza duhuza ukuntu igihugu kiba cyamaze kumenya modo yacyo na trainings zitangwa kugira ngo bijyane. Reka nkubwire noneho ku isoko ry'umurimo bigenda gute. Fiona, burya no kutagenda ni izindi mbogamizi. Labor market y'Ubushinwa ukuntu iteye, icyo nakwita umushahara, structure yacyo iteye gutya. Donc abakozi abashaka akazi hari database. Donc profiling, uyu n'uyu yize ibi n'ibi, aha n'aha igihe n'iki, ashoboye ibi, akora ibi. Iyo profile yose ikaba iri muri data. Iyo data yose ikaba ihari ku muntu. Noneho bakoresha nabo bakajya bakaccessinga izo data ku buryo arebamo akavuga ati ndashaka uyu. Contacts ziba zirimo iyo amubonye aramuhamagara. Nigeze kubyumva n'umushinwa bivuga. Nigeze kubyumva n'umu influencer w'umushinwa bivuga.
niko bimeze. ngo nta muntu ujya kwirirwa ashaka akazi. Ndabikubwira kuko nagiye mu Bushinwa inshuro nyinshi, inganda zabo nazigezemo, zo nashoboye kugeramo, ariko ikintu bose bahuriraho, ushaka umukozi amenya ngo umukozi nshaka n'uzakora ibi, akabidetaya, akajya muri database akareba umacinga n'ibyo yifuza, akamubona agahita amuhamagara. Yamuhamagara kuko bagenda bapudetinga CV zabo na status zabo, wabonye akazi akavamo, ubonye akazi akabavuyemo, ariko umutoranya akurikiza na experience, kuko umukozi yakora ibyo akora aho akora, database aguma feedinga muri database. Iyo bahuye rero bagiye kuvugana umushahara, ikintu cya mbere bavuganaho, umukozi abwira umukoresha ati ubwiteganyirize bwanjye kuri aka kanya ndagukorera ndi muto, ubwo abari muri ya age bracket bumvireho, biracarenginga cyane, ariko twavuze abacu uko bashobora kubigenza. Urwo rwego ntabwo turarujyaho, ntagire n'ubyumva nabi cyangwa hagire uwo byatera umutima mubi ngo kubera icyo batabidukorera. Twe turi mu rugendo, turi mu nzira ndende kandi tuzabigeraho. Aho twari turi imyaka 30 siho turi, ntabwo ariho turi. Kandi n'ibyo tuvuga erega na police makers baratwumva. Ibiganiro birwarwa n'abantu bose, abantu bose barabireba. Ningira icyo nza kuvuga bakumva bari interested, babaze embassy y'Abashinwa, basharing, barabaha amakuru. Umukozi araza akakubwira ati rero mukoresha mwiza, urabanza unshyirire hari 2,000 by'amayuan y'ubwizigame bwanjye, kuko ubu ndi muto, ariko umunsi umwe ntabwo nzaba muto. Hari igihe kizagera ngasaza, ngomba kuzatungwa n'ibyo niteganyirije. 2 bakayumvikanaho. Ubugira kabiri ati nshyiriraho 1,500 y'icumbi, bibaye 3,500. Amacumbi ni aya leta, ibiciro birazwi. Ndi mu rwego runuru mba mu icumbi ry'icyatanu, ndi mu rwego runuru mba mu icumbi ry'2,000. Nakubwiye tugitangira ko nta bantu bashobora kureshya, buri umwe wese n'urwego rw'akazi arimo, urwego rw'umurimo n'imyaka agezemo na experience, ibyo byose arabibara, kavuga ati njyewe mba mu icumbi ry'2,000 cyangwa 3, bakayadiskitaho bakayemeranya, ayo bemeranyije bakayongera kuri ya yandi y'ubwiteganyirize. Yarangiza akavuga ati nzakora ari uko nagize imbaraga, kandi imbaraga nzazihabwa nuko nariye, mu ishuri yo nayo kurya, nzatungwa n'iki muri iryo cumbi, bakayumvikanaho. Ibi byose byarangira noneho memba nk'umushahara. Ubu ushobora kutwumva, ashobora kumva ibintu ari ibintu biri awkward, bitabaho, ariko nuko tukiri mu nzira y'amategeko, ariko iyo niyo reality. Aramukorera imyaka ingahe, nayo ikabizwi bwa bwiteganyirize. Ntabwo ari nk'ibyacu bya hano tugira ubwiteganyirize buri mandatory. Private pension schemes ziba ziri hariya zikompitinga, kanaka yabonye akazi, database bakabibona ko yabonye akazi, bakaza birukanka baza reka twebwe tuzakungukira yangaya, bizagenda twebwe turakungukira gutya na gutya. Nabo uko bakusanya ayo mafaranga niko bagenda bakayacuruza ahandi, ku buryo inyungu bamusezeranyije zigomba kuboneka igihe cyose. Agakora imyaka 5 agasezera ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, hari imyaka yagejeje agomba kuvamo akajya mu bindi, either akajya muri ya distribution kuko afite igishoro ari buhereho. Ntabwo ari buhagurukiye ngo aze mu Rwanda, uwo agiye kudistributingira, uruganda agiye kudistributingira rumuha amafaranga yo kuza kwiyinstara mu Rwanda. Banza unyumve, ntabwo ari umuha amafaranga yo kubanza gushaka aho azakorera kuri iduka. Agomba kuza agatangira akagenda yerekana physical address n'uburyo yamaze kwiyinstara hano, bakamuha ibintu ari uko bazi neza ko afite address.
abenshi burya Fiona ushobora kureba, ushobora kumva ikintu bita uruganda. ubwo turacyari kuri cya kibazo cy'uruganda, urabyumva? Ushobora kugira burya ukumva kanaka ni umunyenganda kanaka afite, ukaba wagira ngo inganda zose zigura za miliyoni z'amadolari. No. Hari n'izitageze 10,000 by'amadolari. Inganda, imashini zo mu nganda. Ahubwo igihenda ni iki? Igihenda ni iki? Raw materials. Kuko nibura raw materials byibura kugira ngo utangire uruganda rutoya, nibura ugomba kugira raw material, stock ya raw material ishobora gufunctioninga, ishobora gukora mu gihe cy'amezi 3, noneho ukagira n'ukundi buri kwezi uzajya wongeramo, ariko initial ugomba gutangirana stock izakumaza amezi 3 utegereje ibizaza kubisimbura. Ibyo nibyo bihenda. Noneho rero benshi baza kuba abanyenganda, kubera iki? Yabaye mu ruganda rukora ibintu ibi n'ibi, yagiyeyo ku mashuri runaka yize, ariko muri iyo myaka 5 yamaze muri ruriya ruganda afite technical skills na know how. Iyo biteranyije byombi niho aza muri izi nzira z'amajyambere, muri ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere, akaza mu kanya gato cyane akabaye mu miliyoneri. Kicukiro hari urundi nuza ahandi bazanye ibintu bikomeye cyane biva mu Bushinwa. Bushinwa butangiye gufata igihugu hose. Fata urugero, izi modoka zabo z'amashanyarazi BYD yo ni marike imwe, bafite marike nyinshi. Inzu zose zirimo kuzura mu mujyi wa Kigali, hano ndimo ndagenda mbona ari showroom. Noneho ubu haraho nigeze kubisoma mu binyamakuru ko nyuma uyu mwaka nurangira barazana assembling plant hano mu Rwanda. Kuzigura cyane pe baruzana. None se zirabuzwa n'iki? Ushobora gufata imodoka ukayicaginga ikuzura ku 25, sibyo? Ku 25 ikagenda ibirometero 600. Ngiye yashizemo 25 mu modoka, kuva ari iwanjye Busanza kugera mu mujyi iminsi ni 2 ibirangiye. Ahubwo biraza gutera ingaruka zikomeye cyane. Zikomeye cyane. Izi modoka zikoresha essence na mazutu, sinzi ahantu bazazidampinga. Kubera iki? Dufite igihugu cyiza. Ubu ngubu hari ukuntu haba hari amafaranga arimo yigenza. U Rwanda rwo rukabimenya kare, kwa kundi umuzacu adashobora kuba adafite amakuru. Bwa mbere yazanye politiki yo guteza imbere umugore. Ayiteza imbere pe. Noneho twebwe ni ibintu karemano yacu, sibyo? Ariko kubera ko handi bitahaba, birabagora. Babitangiye amafaranga. N'u Rwanda ruragira gutya ruti twebwe ahubwo kandi barayatwara bababwira ko ari ibintu. Donc bamwe abantu bagiye mu bintu n'abari bishyashya, kandi dusanga nk'umugani hano mu Rwanda, mu Kinyarwanda w'u Rwanda rwacu, kurusha umugore kurusha urugo. Umva icyo bisashaka gusa, ukurusha umugore akurusha urugo. Umva harimo agaciro, umugore afite agaciro kuva u Rwanda rwaremwa kugeza uyu munsi. Ariko haje funding zishamikiye kuri ibyo bintu, bati tubikore ntacyo bitwara amafaranga n'ayabanza se. Kuko umugore natera imbere hari ikintu bizazana gikomeye. Ariko bisanzwemo nta mwami wayoboraga atayoboranye na nyina n'umubyara. Mugabekazi ise yaraciyeho agasigarana na nyina
aho ngaho ubanza wumvemo neza ibyo bintu mu muco wacu biri muri karemano yacu. Ariko haje amafaranga yo guteza imbere umugore n'iki byose bati nayo tugomba kubikora ariko ntituzabereke ko ari byo dusanganywe, tuzereka ko twagiye mu murongo wabo nabo. Ubu uyu munsi hari amafaranga ya climate fund, amafaranga yo kurengera ibidukikije. Mbere yuko urimo kudusiga gutese tuvuye ku rugero rwa manufacturing, uburyo yagiye izamuka cyane mu Bushinwa imaze gufata system. Hano mu Rwanda wambwiye ko mu bintu bimwe bashaka kugira ngo bakore ni ukugira ngo hagire ibintu inganda za hano mu Rwanda umuntu usanzwe nkanjye nawe tugira ibintu twikorera. Yego, umuntu yakwiga muri ihe somo muri ibi bintu byose utanze mbere ko tugenda noneho kuri climate change. Noneho reka nkubwire, imashini kugeza ubu ngubu nishaka gukora uruganda byanga bikunda nzakura imashini mu Bushinwa. Yego, sibyo? Yego. Hano mu gihe kizaza wenda, yego, izi IPRCs buriya nazo jya uzireba uzubahe. Yego, buretse nkubwire abana n'abambere, buretse nkubwire yego, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi Ubudage bwahawe akato, ndetse Ubudage babucamo ibihugu bibiri, East Germany na West Germany. Noneho kubera genocide bakoreye abayahudi no kuba isolated, bagira frustration, baza kureba baravuga bati iyi frustration dufite, aho duciye hose baradutunga intoki, aho duciye hose baratureba nabi, turi bicibwa, Hitler yaraduhemukiye ibiki byose, ariko tugomba kubaho. Uzi ikintu bahimbye iyi mirimo ikenerwa mu nganda ntoya n'iziciriritse. Ari ryo nkubwire ni IPRC, ujye uzicungira hafi uzirebe, uzareba impinduka zizazana mu myaka 10 iri imbere, kuko nubaka akanya uzamaze kuzana hano muri iki kiganiro bava kuri IPRC bakora ibintu bihambaye. Aka kanya ndashaka kukubwira ngo mu bijyanye n'ubwubatsi, interior designers basohoka muri IPRC, ibintu bakora ntabwo tugikenera bava hanze, barakora ibintu byiza cyane. Rero nari mubwiye nti uruganda, you never know, uruganda ushobora kuruzana, imashini nkazigura, ariko ntabwo turagera mu rwego rwo kuba twakwigana tukazimanufacturinga hano. Sibyo? Hako ko naje hari uruganda nagiyemo ryo hariya ntuza Kinyinya, bakora processinga tons na tons z'amafu akoreshwa mu gikoma, aribwa, ubunyobwa, ibinuza. Ibikoresho byabo babikorera hano mu Gakinjiro, ariko ntabwo ushobora kubyemera. Ubibonye ntabwo ushobora kubyemera. Erega tugira na defi imwe, Abanyarwanda tugira defi imwe duhurireho n'Abarundi. Kandi Abarundi bankurikirana naho ni benshi cyane hano babyumvireho rwose, kuko ni ukuri kwemera ibyakorewe iwacu ntabwo ari ibintu bituri hafi. Ariko wahabereka aho hantu. Ndabikubwiza ukuri, kwemera ibyakorewe iwacu ni nayo challenge buri ikomeye cyane Made in Rwanda igira. Made in Rwanda ariko bamaze kuyumva ngo wenda barakomplaininga bakavuga ngo irahenze, ariko bazabona igisubizo, nta kibazo, amaherezo izahenduka. Hari abantu nigeze kubona niba ari Minicom yuko ahangaha mu Rwanda ubu hari inganda z'ubugira kabiri umunsi zabonetse hano, zizaba game changer. Iyihe inganda zikora ibirahuri ari byo dukinga mu mazu, ari byo tunywesha, ari byo ibirahuri by'ubwoko bwose, kuko ibirahuri bikorwa mu mucanga, kandi uwo mucanga turawufite ku bwinshi cyane. Ariko ibi bikora nibyo bidahari. Kugira ngo uzatwike umucanga uveho glass,
oya mbere y'uko uba Grace urabanza ukaba igikoma bishaka high temperature. Ibyo ngibyo wenda kuzabigeza aho ngaho numva bizashoboka igihe hazaba habonetse nk'amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire, kandi baduhaye igihe ntarengwa ko ari 2030 ntabwo ari kera cyane 2030, urumva ni imyaka 4 cyangwa 3 n'igice. Kandi ejo nabonye bagiye gusura site hariya mu Bugesera aho bazazubaka. Nk'icyo kibazo nikigera gutya kikava mu nzira, uzabona impinduka mu bukungu bw'iki gihugu, kuko nta amafaranga akoreshwa kugira ngo ibirahure byo twubakisha, ibirahure tunyweramo, ibirahure turiramo biboneka muri iki gihugu, hagenda amadolari menshi cyane. Ikindi uzabona ukabona kikazana impinduka, narimvuze umucanga, warubuze ibirahure. Ikindi cya kabiri kiranyisobye, nta kibazo n'ukibuka uraza kushitubwira. Ariko noneho umuntu wo hasi rero udafite bwa bushobozi bwo kugera kuri izo nganda zikomeye, twagiye tuzana n'abana harimo n'uwitwa Inshuti watangiye urusenda akoresha blender yatiye, ubu ari ku isoko ry'amahanga akoresha blender yatiye. Ariko nyina wabo reka twumvikana aha ngaha. Blender yatiye uyu munsi ageze ku isoko mpuzamahanga. Yego, banza wumve mu gutangira yatangiriye kugutira blender cyangwa yatangiriye kugutekereza icyo agomba gukora? Yatangiriye kugira igitekerezo. Iyi niyo challenge rero abantu benshi bafite b'urubyiruko. Yatangiye atira blender, ariko ntabwo yatiye blender atazi icyo agiye kuyikoresha. Twiyorohereza. Challenge dufite niyo gutekereza, urumva. Naho ubundi wahoze umbwira ko muri ibyo biganiro mwari murimo kugirana n'ibyo ngibyo by'inganda, babwiye niki mutubwire niki twakora kugira ngo tworohereze inganda. Icyo kiganiro kirakurwaza umutwe. Fiona, kiri mu bintu bimbabaza. Leta nta kidakora, ariko abikorera barasinziriye. Ariko ngiye kuvugira umuntu ureba amakuru amwe ntago tuyamenya. Niko kuri. Erega amakuru ntabwo azakwizanira, banze wishyiremo ko ugomba kuyashaka. Ari inshingano zawe kuyashaka. Ni inshingano zawe gushaka amakuru, ukabaza ukamenya ndashaka amakuru yerekeranye n'iki. Nk'ibyo ngibyo nabimenye, ibyo ngibyo wari ukomojeho kuri Made in Rwanda. Yari inama hagati y'abacuruzi. Mu bacuruzi harimo n'abacuruza b'importa bagira gute, ariko target baraba abari muri Made in Rwanda. Noneho na Minicom na private sector. Leta yo binyuze muri Rwanda Revenue barabazaga ngo ni muri cya gihe n'ibintu byavaga i Bugande byari byarafunzwe. Noneho police makers bakabaza bati ibintu birihe ko nkaho bakabaza bati ibintu bitaboneka haravuka ikibazo, abantu nibashaka ibintu bakabibura. N'uwo tutameranye neza ashobora kuba yaboneraho yacu urwaho. Kuko Rwanda Revenue yarabazaga ngo twakoze ibyo dushobora byose kugira ngo tuborohereze, ibintu ntago tubibona ku isoko. Harimo izihe mbogamizi, n'iki kindi twakora? Havamo umuntu umwe atera urutoki hejuru ati twabuze aho dukorera. Yari inama iryoshye cyane ishyushye. Ndakubyumva. Donc abivuga mu by'ukuri nawe adafite amakuru, ariko urabona ibijyanye by'inganda byose
burya ari uku expropriya, ari ukubaka ibikorwa remezo, kanalizasiyo, amashanyarazi, amazi, telefone, interinete, byose ibyo bikorwa remezo byose mu cyanya cyahariwe inganda burya bikorwa na leta. Urumva? Yego. Kubera ko bifitanye isano n'ubucuruzi bikanyuzwa muri Minicom. Yego. Minicom nayo ikagira umufatanyabikorwa wa hafi wa Private Sector Federation. PSF. Iyo nama yari yahagarariwe, PSF yari yahagarariwe na Kanamugire Karexiti. Ikintu cyantangaje, Kanamugire yasobanuye mu rwego rwa Private Sector Federation ibyo leta yakoze byose. Uwari uhagarariye Minicom ati twebwe dufite pressure hejuru ya expropriation, hejuru ya infrastructure development. Twashyizeho kuzana gushaka abashoramari bajya muri ibyo byanya twatunganyije. Dushiduka twagiye kuri competition, batangiye bagura. Igihe kiragera leta irabona iti abanyarwanda ko batarimo kugura bizagenda gute? Hari kugurwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga barimo kugura baba babikuyeho, bashyiraho gukodesha. byari byazanye competition nini cyane. Reba ibyanya byose bagomba satellite cities, uturere 8 tugomba kunganira umujyi wa Kigali. Aho hose niko leta igomba kugenda yexpropriya, yubaka ibikorwa remezo igirwa. Noneho isanga abashoramari bayizanyeho pressure yo kongera noneho gushora amafaranga kujya kugura imyanya. Baje gusanga batazabivamo, bashyiraho gukodesha. Noneho barangije mu byanya cyane cyane hano i Kigali. Urabona iyi Prime Economic Zone ni ikigo cyigenga, ni ikigo cya leta. Burya gishora amafaranga mu kubaka izo warehouse. Ubundi akaba ari managinga n'ibyo byanya. Hari umuntu wo muri Minicom yabajije uwo muntu wari uvuze ngo twabuze aho dukorera. Bamubwira ngo twubatse za antropo za warehouse, twabuze abazikoreramo. None mwe murimo muravuga ngo mwabuze umwanya aho mukorera. Nimuze tuzibahe, mugende mukoremo. Noneho amafaranga yo ntabwo tuzabishyuza. Mwebwe nimubona ko mwamaze gushyikira ubushobozi bwo kuba mwakwishyura, muzatubwire tuza. Wumva igihugu hari cyo kiba kitakoze aho ngaho. Ariko se abantu barabizi, kuki batabimenya ahubwo? Ngira ngo muhambere aho bavugaga ko ubu ikigora urubyiruko cyane kugira ngo bajye mu nganda na ziriya permits basaba zigorana. Ngiye kumva numva ngo ubu usigaye ushobora gutangira ukagerageza ibintu ukora ku isoko ukasubmitinga, ariko ari no kugerageza isoko bakakwemerera. Ariko nibyo nakubwiye, naguhayeho urugero ku Bashinwa. Ntabwo umushinwa amara imyaka 5 akora mu ruganda runaka ngo najya muri babandi bazajya gukora distribution n'ibikorerwa mu nganda z'iwabo, ngo agenda ababwira ngo nimumengiye gushaka isoko mu Rwanda. Yaba afiteho ubushobozi bwe, akaza agashakisha, yamara kubona ibishoboka akaba ari zo nganda ajya gukontaktinga. Fiona, ntabwo ushobora gutangira ibintu utatekereje. Challenge ahangaha iri ni amakuru yo kubyo ushaka no kuyasesengura ukayabyazamo umusaruro. Financing iza nyuma. Ndetse ubwo burya ni hame muri finance. Tugiye mu burya tuvuga finance ko ari amafaranga tuyasanga mu mabanki. Ntabwo ni hame, banki ntabwo ishobora gufinancinga ibintu byawe uko bizanye ngo babwire yuko ari byo uzabishyuramo. Ugomba kuba ufite ibindi wari usanzwe ukora. Urumva aho rero nyine abantu bakatangira kuvuga ko ubwo nubwo bafite ibitekerezo, bafite imishinga batekereje, ikibazo kiba ese dutangire dukuyeho amafaranga. Kuki bashaka gutangira babaza amafaranga batari bagaragaza icyo bazayakoresha? baba bifite hanyuma bigapfira nyine. Niba udafite ibyo bintu by'ibanze uratangira ute?
ngo ndi kubabariza ibiheze byo kwiyandikisha se muri RDB kwandikisha se oya ndiyandikishije maze kwiyandikisha noneho hakeneye ibikorwa niba ngiye gukora ifu y'igikoma birasaba ko ngura ibigori birasaba ko ngura iyo soya birasaba ko ngura millet bayita gutarya uburo kugira ngo mbivange aya mafaranga yo kugura ibyo bintu ndayakura hehe rero reka nkubwire twatangiye tuvuga ko finance ari amafaranga amafaranga y'ubwoko bwose tuvugamo na contract sibyo yego ushobora kubikora akavuga ati mbuza amafaranga yo kurangura ziriya raw materials ariko nibura bazirangura barazwi ntibakora n'amasezerano agenda ajya kunegotiatinga overdraft muri bank none overdraft ariko ntabwo bashobora kuyiha George ntabwo bashobora kuyiguha udafite ikintu ugaragaza gifatika kitenze kontra bashobora kuyaguha subiramo neza ngo ko ngufitiye igisubizo oya ubu ndagiye mbaza rwose Clement yenda amayisoko ryo ko nzamuha ifu yo kugabura mu kigo cy'ishuri yego ibiro toni imwe wibuka kandi ubwo gitangira maze gukora iki kwiyandikisha gusa amaye kontra we arayima mfite ubushobozi arayimaye yari umuntu nzi bahaye kontra isoko ry'amafaranga menshi cyane agiye muri banke n'ubundi nubwo afite kontra baramusaba ingwate ni iyihe niko ngewe uko bimeze ingwate ni iyihe ingwate wa muntu urubyiruko icyo kuri uyu munsi hari banke zitanga amafaranga agera muri 160 kandi nta ngwate none kuki wo bamwimye ntibarashaka miliyari ubwo urumva oya ntabwo yashakaga miliyoni yashakaga nka miliyoni 50 gutyo barayamwima nta bantu ntabwo baba bafite amakuru kandi yarazigiye izo banki uri kuvuga izihe ntabwo nshaka kuzivugiga amazina ahangaha mu by'ukuri kugira ngo badateze ikibazo birirwa babyamamaza rwose yuko amafaranga adasabwa ingwate erega byose ese ibyo bamaza byose niko babikora ariko hari n'abashobora kugenda ari ibyo ngibyo bashaka kwitwaza bakagenda bashaka no kwiba banki project bank financing ni project iri bankable nabo bakora evaluation bakareba kuko eske kuko birimo birakwiye aya mafaranga tumara kuyabura rya soko karibura kandi twamaze kuyaguha ariko urumva ntabwo contract yawe irahari hari n'ubwo bashobora kugenda bakareba uza supplying ufite iyo capacity yo kukwishura afite iyo capacity yo kukwishyura yego niba afite capacity yo kukwishyura azakwishyura acishije kuri konti wafunguye ibintu byose biterwa n'ukuntu abantu babinegotiatinze ariko ufite igitekerezo kizima ufite isoko igitekerezo kizima cyavuyemo isoko karibonera amasezerano ari hasinywe mu buryo bwemewe n'amategeko ukabishyikiriza banki ikabisuzuma igasanga birimo ireme wambwiye ikoranabuhanga wambwiye aho natumira iki kintu ninde wajya udusubiza neza amahirwe ari muri manufacturing ninde wangira inama ko tuzatumira ubwo nigize uwahatare ngo nzatumira bashobora no kunyangira ariko ni oya reka mbasebe ntibazakwangire kubera yuko urabafasha kugira ngo ibyo bakora bimenyekane ntibazakwangire niye office natumira kugira ngo badusobanurire kuva ku kintu cya mbere kijyanye na manufacturing nize kujya mu kiganiro Rwanda Revenue ndimo gusubiza ku bintu bya exportation na importation ivuga umuntu wese ukora ikintu cyitwa exportation utwara ibintu hanze y'igihugu amatax imisoro bamukuriraho barayivuga yose numva ni nyinshi cyane reka nkubwire umuntu aho ushobora kwiadressinga bwa mbere ni muri private sector federation yego sibyo private sector federation imana nimbageraho muzaduhe umwanya wo kuza ubwo n'abantu bakabiri dusabye private sector federation yego ibumbira hamwe abantu bose bafite icyo bakora muri private sector noneho
noneho ari CEO ndumva niba narabibonye neza ndumva ari Amini Miramago yenda hashize igihe tutabonana ariko aranzi nanjye ndamuzi uzamudusabire urumva uzamudusabire baze batuganirize kuri bino bintu wenda kubera ko hari na Kanamugire Karisiti bashobora kutaza abo ngabo bakatwoherereza abandi bantu nta kibazo bapfa kuba baje kudusobanurira ariko kubera iki njyewe naguhitiramo Kanamugire Karisiti yego kubera ko Kanamugire Karisiti ni inshuti yanjye ni mugenzi wanjye sibyo numva ibibazo bikemutse noneho ndashaka kuguha n'inkunga umunsi uzashaka kugira ngo uzajye kumureba uzambwire ngo uherekeze nzagende mu gusabire atwakira mwese muko babashe baratwemereye inkunga ikomeye ibyo tuvuga bifitiye igihugu cyacu akamaro kandi kubivuga igihe cyabyo cyo kubivuga ni iki ngiki kandi mpamya yuko bizihutisha iterambere kubera yuko n'ibyo tugezeho twabigezeho nta tumanaho nta koranabuhanga nta kibyari biriho none birahari ubu rero aho bihari tubibyaza umusaruro rwose uzashakira aho uzabonera umwanya uvuga uti igihe kirageze ndashaka kumenya amakuru ajyanye n'inganda mu Rwanda ushaka naguhitiramo Kanamugire kubera yuko Kanamugire amaze igihe kinini muri Private Sector Federation Miramago we ni mushyashya wamureka akabanza akiyubaka nawe akabimetiriza neza ariko Kanamugire ni narabibonye asa n'uwatangiranye nabyo na Private Sector Federation kandi noneho ibintu amazemo igihe ese buriya wari ubizi buri gihugu cyiyubakira private sector yacyo sinzi niba wumva icyo nshatse kuvuga dusobanura tubyumve neza buri gihugu cyangwa buri regime ariko reka tubivuge mu rwego igihugu cyiyubakira private sector yacyo kuko private sector niyo amafaranga n'ubuzima bw'igihugu niho bibarizwa uko bitera imbere niko igihugu gitera imbere kuko bariya bose barakora bagatanga imisoro sibyo burya rero igihugu nibura kigomba kumenya police n'abimplementinga police ni muri urwo rwego nakubwira ngo Kanamugire ni umukada wa kera urumva inshingano y'inyuma ya 1994 na 5 afite inshingano zo kubaka private sector y'u Rwanda ikakomera ikaba nini ntabwo rero yakwima amakuru kuko nawe urajye kumufasha gushyira kumenyekanisha ibyo private sector ikora urumva mu mezi ashize aya ngaya twakoraga twagutangaga ibyibanze kugira ngo tugere kuri level noneho ya makuru murimo kutubwira tuzayakira amahoro tukayakira neza akatugirira akamaro numva none turi tayari nsaba abantu bose rwose hari sectors nzagiraho atandukanye ibigo by'imari nzagiraho bitandukanye kugira ngo none baze batubwire okay tumaze kwitegura niki twakora urumva niki twakora n'ibigo by'imari ugomba kuzabigeramo cyane none se fiyo reka nkubaze kubera iki buri murenge wo mu Rwanda niba dufite imirenge niba ari 450 kubera iki harimo ikigo cy'imari cyitwa Sako kugira ngo gifashe wa muturage gutera imbere banza ubyumve neza buri murenge wo mu Rwanda ufite Sako nibura imwe urumva bisobanuye iki kwegereza ibi bintu abaturage twese tukabyumva nyine bakwiye rero nabukwiye kugira abo uzasamporingamo ibyo bigo by'imari biciriritse bitoya cyane byegera abaturage
bakakubwira uburyo batanga serivisi zabo, Ninde noneho zigenewe? ukabahuza na rwa rubyiruko. kuko sako hari ama loans menshi atanga. Sako zitazi mbere yo gutanga amafaranga za sako ni za banki. Njyewe mbimenye vuba rwose. Oya, banza wibaze kubera iki buri murenge wo mu Rwanda harimo sako. Uwabitekereje gutyo wumva we yarashakaga kugera kuki, sibyo? Kugira ngo uzabikore neza uzahere muri Minecofin, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Buriya sako ziri mu nshingano za Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Bazadusobanurire. Urumva bagusobanurira byubakitse bite, ubundi babishyizeho bashaka iki? Noneho ubona usobanurira rwa rubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 na 35 ubaha ibisubizo bifatika. Barakubwira bati dufite ibikorwa twabuze amafaranga. Bishobora kuba ari byo, bishobora kuba atari nabyo. Hari amabanki nka BRD ifite amafaranga menshi cyane inyuza mu zindi banks kugira ngo iteze urubyiruko imbere, n'umugore n'umuhinzi n'umworozi. Ibyo bintu tubyumva mu nkuru, ariko tukagaruka kuri cya kindi wabajije, hari uwagiye kubaza bamwima amakuru. Uwaba yabimenye ko akeneye kubaza amakuru, aba yayabonye ko azashakira hamwe n'iyibeshya hakabiri, aho yibeshye bazamurangira aho agomba kubariza. Ariko se wa wundi utazi yuko akeneye n'amakuru, utanabizi ko akeneye amakuru, uramugira ute? Kandi muri babandi urimo kubariza. Ngaho nawe iyo ni devoir yawe. Tuzakora ibishobotse. Numva ikiganiro kibaye kirekire, cyangwa no kuzagutumira mu cya kabiri ukatubwira noneho ku zindi sectors warutangiye iyo ngiyo ya climate, ibijyanye na climate. Nsigaye numva babita gute hari circular economy. Harimo amafaranga n'amafaranga. Ubwo ntago turavuga ubuhinzi n'ubworozi, ntago turavuga real estate, ni ibintu byinshi cyane. Ngira ngo tuzagutumire ubundi. Uranyemereye ko nzagutumira ukongera ukaza ukatuganiriza kuri izo sectors? Nzagaruka rwose mbaye nshimiye. Uteye imbere nakwishima. Ariko birasaba ngo umuntu wese, ibi ni ibiganiro, kino kiganiro tugiranye ni gisaba ngo utuze wumve. Birasaba ngo tuve hahandi h'ubuntu bworoheje, twemere gufata. Reka nkubwire challenge irimo inakomeye cyane. Ego. Niyo nyibajijeho ubu ngo iminota ngo yarenze 30 ngo ni ikibazo. Kibi kibazo ngo bahita baguruka. Ese babajye hehe? Aho bajya barajya gushaka ya makuru yahe ku buzima bwabo bugomba kuba bwiza. Hari donc bakwiye kumenya, ndavuga abari muri bracket y'imyaka 25 na 35, bakwiye kumenya ko bafite inshingano ku buzima bwabo. Icyo ni cyambere. Icyo bazahita bavuga ngo ni ikiganiro kirekire. Icya kabiri, bagomba kumenya neza yuko abababanjirije nabatwebwe tubagwa mu ntege. Urumva? Abatekereje gushyiraho programs zitandukanye z'igihugu zizateza imbere urwo rubyiruko. Okay, urubyiruko nirudatekinga over, ntibagire ngo ababiteguye hari icyaha bazaba bakoze. Icya gatatu, bakwiye kumenya ibyo birukankiramo cyangwa ibyo bashaka kujyamo, byunganira iki ku buzima bwabo. Uye ngiye numva ngo barangarira muri social media nyine. Hasi ikiganiro nk'iki gitanga inyigisho gihwitura ubwonko, bakumva birabarambiye. Ese ararambirwa n'ibintu bishobora kumwerekeza ku kwigira inama n'ukuntu agomba kuba. Ni hame nigeze kubivuga ko ntawe ufite inshingano zo kubatunga. Nuzifite igihe kizagera zirangire. Icyo gihe nikigera azaba wati kandi amakuru yirirwa atambuka. Ariko kubera ko tukiri muri kino gihe kigeje, oya rwose nibagabanye umuvuduko wo kwirukankira mu bitabafitiye umumaro.
umuvuduko bawugabanye bakurikira ibiganiro byubaka ubuzima n'ubugingo nk'ibi ngibi ibi ngibi turabivuga. Hari amafaranga nakwishyuje kugira ngo nze kubivuga. Oya nta kintu wanyishuje nanjye ntacyo wamaye, ariko untumira umbwira uti wazaje ukadutangira ikiganiro kuri finances. Mfite abantu bankurikira hagati bari mu myaka iri hagati ya 25 na 35. Eske kuri wowe kuri iyo myaka nihe nama wari kwigira? Jewe icyo gihe ntabwo byashobokaga kuba nakwibwa niba ngibi nkubwira kuri aka kanya, nubwo bumenyi ntabwo nari mfite. Urumva noneho bafite access aho bashobora kugenda bakumva uyu munsi bimuganiriye yanjye sinari impari. Urumva ibyo nari ndimo ni ibindi inama nari kuba narigiriye icyo gihe niyo ndimo kubagira uyu munsi rwose. Ni kandi reka nkubwire Fiyo, hari umunsi wari wasibira ngo tuvuge ngo uyu munsi ni kuwa kane, bigere ejo bikomeze byitwe kuwa kane. Umunsi kugira amasaha 28 hari aho byari byagera bikibana bigafunga ngo reka dutegereze habanzeho runaka banza tugereho nabi. Rero kankubwiza ukuri, igihugu ibyo gitegura nta munsi n'umwe bizahagarara. Kabiri, ibyo gitegura birareba twese, abazabibona bazagendana nacyo. Urakoze cyane cyane. Umuntu wicaye narambirwa kumva kino kiganiro, ndibaza ko ari bukuremo ubumenyi buri bumuvane muri bwa bukene, buri umugire ahandi hantu bumuvana bukagera ahandi naho butaha.